Nshuti bakunzi ba Pifa TV Official, twongeye kubasuhuza aho muherereye hose ku isi. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro The Holy Breakfast. Uyu munsi turaganira ku gukiranukira Imana kugira ngo ibihe bigoye waba urimo Imana ibikurindiremo, kandi igihe nikigera ibigukuremo, iguhagurutse urabagirana kuko wayikiranukiye. Reka tuganire muri make ku nkuru dusanga muri Bibiliya, igitabo cya Daniyeli ibice 6 umurongo wa mbere tugeze ku 28. Icyo gihe Dariyo niwe wari umwami wa Babuloni. Yakundaga cyane Daniyeli kuko yari umuntu mwiza akaba n'umunyabwenge, nuko amugira umutegetsi mukuru mu bwami bwe. Ariko ibyo byatumye abandi bantu bo muri ubwo bwami bamugirira ishyari, maze bamugira ishyamba nk'uko bivuga mu mvugo z'iki gihe. Basanze Dariyo maze baramubwira bati, Nyagasani mwami, bemeje ko ushyiraho itegeko rivuga ko mu gihe cy'iminsi 30 nta muntu n'umwe ugomba gusenga Imana iyo ari yo yose cyangwa umuntu uwo ari we wese uretse wowe Nyagasani mwami. Nihagira umuntu utubahiriza iryo tegeko azajugunywe mu ntare. Dariyo ntiyarazi impamvu abo bantu bashakaga ko iryo tegeko rishyirwaho, ariko abona ko icyo gitekerezo ari cyiza maze yandikisha iryo tegeko. Bityo iryo tegeko ntiryashoboraga guhinduka, nk'uko nawe ushobora kuba waragiye ugambanirwa kenshi cyangwa utegwa imitego mu mirimo yawe ya buri munsi. Daniyeli amaze kumenya iby'iryo tegeko yagiye iwe maze arasenga nk'uko yari asanzwe abigenza. Abantu babi bari bazi ko Daniyeli atari kureka gusenga Imana, nuko baranezerwa kuko umugambi wabo wari uwo kwikiza Daniyeli wasaga naho wenda kugerwaho. Igihe umwami Dariyo yamenyaga impamvu abo bagabo bashakaga gushyiraho iryo tegeko, yababaye cyane, ariko kubera ko atashoboraga guhindura iryo tegeko byabaye ngombwa ko ategeka ko Daniyeli ajugunywa mu rwobo rw'intare. Cyakora umwami yabwiye Daniyeli ati, iringiye ko Imana yawe ukorera izagukiza. Imana ishobora kugukiza ibyo utakizwa n'umwana w'umuntu nubwo yaba akomeye ate. Biriya hari ahandi ivuga ngo uwiringira umwana w'umuntu avumwe, nubwo akazi uriho waba waragahawe n'umuntu wawe cyangwa ubucuruzi bwawe ubukesha inshuti. Uwiteka atari urinze uburwa, abarinzi bose babereye maso ubusa. Dariyo yahagaritse umutima cyane ku buryo iryo joro atashoboye gusinzira. Bukeye mu gitondo yihutiye kujya kuri rwa rugobo rw'intare. Uribaza amarangamutima yari afite, nuko atera hejuru ati, Daniyeli mugaragu w'Imana nzima, Imana ukorera yashoboye kugukiza intare? Daniyeli yaramusubije ati, Imana yohereje marayika wayo maze abumba iminwe y'intare kugira ngo zitagira icyo zintwara. Daniyeli yarasobanukiwe ahaturutse gutabarwa kwe. Nawe biragusaba kuba maso kugira ngo nutabarwa ntuzitiranye inkomoko y'ubutabazi bwawe. Muri Zaburi ibice 20 umurongo wa 8 haranditse ngo, bamwe biringira amagare abandi biringira amafarashi, ariko twebweho tuzavuga izina ry'Uwiteka Imana yacu. Muri Zaburi kandi 125 umurongo wa 1 haragira hati, abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nuko umwami aranezerwa cyane, yategetse ko bavana Daniyeli mu rwobo, hanyuma ategeka ko ba bantu babi bagerageje kuvanaho Daniyeli bajugunywa mu ntare. Intare zahise zibasamira hejuru maze zimenagura amagufwa yabo yose bataranagira mu rwobo hasi. Uko niko Imana bizagendekera abanyeshuri, uko niko bizagendekera abanyeshyari bakwanga, baguhora ubusa, bakaguharabika, bakakubangamira, bakakwicira business. Wowe icyo usabwa ni ukwiringira Imana ugakiranuka kandi ugasenga. Nyuma y'ibyo umwami Dariyo yandikira abantu bose bo mu bwami bwe ati, ntegetse abantu bose kubaha Imana ya Daniyeli, ikora ibitangaza bikomeye. Yakijije Daniyeli ngo ataribwe n'intare. Nukiranuka mu bigeragezo uri gucamo bizarangira, kandi ubuhamya bwawe buzafasha imitima ya benshi, kandi uzashyirwa hejuru kurusha uko wari umeze utarabijyamo. Kandi niba uri mu bigeragezo bikomeye, umenye ko imirimo Imana iri kugutegurira ikomeye, kuko umurwanyi uhabwa imyitozo ikomeye nuteganyirijwe imirimo isaba ubutwari buhambaye. Kandi niba ari mugenzi wawe uri kukugerageza, nawe ugomba kubyitondera, kuko umukiranutsi adashimishwa nuko abandi bahuye n'ibibazo, ahubwo ahumurizwa no kumenya ko abatinya Imana y'ukuri ari bo bizagendekera neza kuko bayitinye. Reka dusoze dusoma imirongo yo muri Bibiliya ikurikira: Umubwiriza ibice 8 umurongo wa 12 kugeza kwa 13, hamwe na Zaburi ya 27 umurongo wa 5 n'uwa 6. Nubwo umunyabyaha acumura inshuro 100 ariko akaramba, nzi rwose yuko abubaha Imana bari imbere yayo ari bo bazamererwa neza. Ariko umunyabyaha we ntazamererwa neza, no kuramba ntazaramba, ndetse n'iminsi ye izaba nk'igicucu gihita, kuko atubaha Imana ari imbere yayo. Zaburi ya 27 umurongo wa 5 kugeza kwa 6. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye, mu bwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha.
azanshyira hejuru ampagarike ku gitare. N'ubu umutwe wanjye uzashyirwa hejuru y'abanzi banjye bangose. Ntambire ibitambo by'ibyishimo mu ihema rye, ndirimbe, ni koko nzaririmba ishimwe ry'Uwiteka. Bakunzi ba Pifa TV Official, tumaze kubona ko icyo dusabwa ari ugukiranuka gusa, ubundi tugatumbira Imana kugira ngo iturengere, idukize amakuba yose, yaba yo mu kazi kacu ka buri munsi, yaba arebana n'ubuzima, imiryango yacu, ubukungu, amashuri, aho dutuye, aho dusengera n'aho dukorera, imibereho muri rusange. Muri Zaburi ibice 34 umurongo wa 20 haranditse ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Niba hari igitekerezo cyangwa inyunganizi, mwaduhamagara kuri 79 08 58 217. Twabifuriza ko mwagira amahirwe kandi mugahaha mukaronka. Niba mukunze iki kiganiro cyacu, mwakora comment, like na share na subscribe kugira ngo bizajye bibagereraho ku gihe. Ibyiza biri imbere.